ushaka kujya gusoma randire ndashaka kujya gusoma ngwino muri ino mikoro no sinayijyana nyijyana muri ibicucu agiye gusoma mu kiganiro ati nshaka kujya kunya kuba nari ubwe nkaba mvuye kwifasha bibaye iyo ugiye kwishosha utanga yose ariko wa mugani tubwiza ukuri nk'umuntu wiyogoshesha afite umusatsi ugera hano atangana n'ayawe ariko n'abana ntago batangangana n'abakuru kubera ko umutwe w'umwana bari muto n'umuntu mukuru none n'abantu bakuru bazashaka ukuntu abantu bafite umutwe muto bagira igiciro cyabo n'abafite imitwe minini bagira igiciro cyabo uko abakoferi baravunika what do you mean what do you mean okay ntabwo uzi neza nimba uwo muntu muhuza mu bijyanye n'uburiri Bibiliya ivuga ko uburiri ari aritari ni aritari ntabwo uzi nimba uwo muntu muzaherezanya kimwe kuri aritari ubwo umwe ari padiri undi ari umuhereza ni ikihe kintu cyahindutse ku buzima bwawe nyuma y'uko umaze kuba umusitari cyangwa se umaze kumenyekana nk'umuntu twakundana birangira bamubwiye ko ngo ntamukunda bavuze ko utari seriye bavuga ko ntari seriye ikindi kintu uba ufite amahitamo menshi y'abahungu buriya y'abahungu benshi bitwara neza ku buryo guhitamo the right one bikugora umuntu wese ukubonye abashaka kumvaho ngo guke challenge ya mbere nahuye nayo ni umuhanzi nari so excited guperformingana nawe njye wa editinze nanjye nishyiraho banambitamo agafoto keza nawe mushyiraho nyuma ahamagara wateguye event ati rero uriya mu DJ ntabwo muzi mukureho umukorere afishe ye noneho nanjye umpiyanjye atariho noneho afishe nagiyeho ndi kumwe na Shadibu we ntago yigeze ejectinga nyine ngavuga ati umukureho ako kantu kankoze ku mutima ku buryo n'ubu ntarakibagirwa ku buryo n'uwo muhanzi ari bubana ahubwo nk'uturirimbo twe mbo ntago mwanga ntago ari ukumwanga ntago nkunda kuba convinced ku turirimbo twe nyine nko mu bantu wenda naje gukorana nabo nkumva ndishimye cyane nyuma yaho hari DJ Phil Peter is cool Peter afite personality mani itandukanye n'iy'abandi bantu buriya uburyo bamubonamo butandukanye uvuga ngo ni umuntu ushobora kukubwiza ukuri abandi kukubwiza ukuri nyine ibintu bigufitiye akamaro nyine undi muntu akaba adashobora kubikubwira bakubeshya ariko Peter akubwira ati ibintu ukora gutya ubihinduye gutya byaba gutya vuba hana nakoranye na Anita Pendo and she's the best entertainer nakunze twakoranye iminsi myinshi cyane Blessings nizere kumeze neza cyane aho uri hatandukanye wowe wamaze gukora subscribe kuri Leya Entertainment ariko nanone nkubwira ko niba ukeneye kuba waba umukinnyi mwiza wa filime yaba se kwitunganya yaba gukora color cyangwa se gukora editinga lighting sound buri kimwe cyose no kuzidirectinga no gukora ama script ushaka kuza no mu Gicumbi Cinema Center ikindi none utazi nuko tugufasha service zose zijyanye no kuba wakora ibijyanye n'ubukwe ushaka ufite ubukwe ukeneye amafoto ukeneye live streaming ukeneye video buri kintu cyose kijyanye n'ubukwe ariko bigere muri production turabigufasha cyane ushaka guhamagara 088 34 58 ubundi tukagufasha cyangwa se ushaka no kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose Leandre Rwanda tukagufasha ubundi ukamera fresh nkuko mubizi rero cyangwa se nkuko bisanzwe dukora ibiganiro n'ubundi bya entertainment ariko none uyu munsi nyine n'ubundi tujye kuganira bisanzwe mfite DJ nkagira umukinnyi wa film murumva ko ari show imeze neza cyane so reka mbanze mpere ubundi ngomba guhera ibumoso bwanjye ko baravuga ngo ladies first kandi ngo abagore ngo bimirijwe imbere kana ko kwimirizwa imbere koko mwiza si abagore bimirijwe imbere ntabwo iryo yimwa ryabereye iryo yimwa ryabereye ntabwo mbizi okay ubwo ntacyo umeze neza ngaho nyimiriza umeze neza uyu we muramuzi cyane mu mafilme atandukanye ya hano mu Rwanda ni umukinnyi akina njye nkunda ukuntu ukina uzi impamvu bikunda
ukina uri free Okay. ntabwo nyine wifata hari rero bagweza nka cyakora yo niwe kabisa uyu ni njye uwo ni wowe Yeah. ikaze kuri Leya Entertainment. Thank you. First of all uriyumva ukuri hano byashushe Byashushe. kuri byashushe ko ndimba ko umuntu wabimanyura rero umuntu urabona ushobora kumanyura nkadodo cyangwa amashu ariko ndimba ko umuntu uhabimanyura ubugari n'umwita ndi kumwe na kandi n'umu DJ hano iruhande rwanjye iburyo bwanjye yitwa DJ Niyem abantu benshi bamuzi acuranga mu Bumwe Hotel ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mu birori bitandukanye reka nawe ngo ikaze meze neza byatari byasana arikomeye ebana nanjye nzashyiraho dread arayivuza buriya se buriya ntuzifite se urabona hari amatelefone ahendutse ku buryo wifata agafoto neza ukabona harimo imyotsi none hari ukuntu none ayo matelefone aguha na dread kubera resolution nkeya wazajya wifotoza nk'ayo mafone kugira ngo bihure nanjye nyumvira ngo mujye mwumva inshuti ariko rero njyewe ntekereza ko abantu bisukisha dread ari abantu bafite imisatsi igera hano si nk'ayo mbese wanyigera iyo ugiye kwishosha utanga yose ariko wa mugani tubwiza ukuri nk'umuntu wiyogoshesha afite umusatsi ugera hano atangana n'ayawe ntabwo numva ukuntu uburenganzira atanga yose ntacanze kabisa none urayatanga da mbere si umuntu ugenda urumva hari umuntu wigeze kumbaza nese bagutindaho bingana nk'uko batinda ku muntu umusatsi ugera hano yayivuge nawe rega nta kibazo oya ngiye kubera ko niba ari dreads ngewe ntabwo niyogoshesha ariko nta nubwo yakunze kwiyogoshesha ko bivuga nk'ubizi datambaza ntabimenya hari umuntu ubu ngubu nyine reba aho bahera ni ikimyozi si ukumyora bajyana inyuma se ese ubwo birenga iminota 3 uzi ukuntu kogosha urabivuna ese ubwo ni uruhara urwo ni uruhara se cyangwa ni imisatsi ngo hari umuntu ngo yigeze kubaza Clement ngo aramubaza ngo se ngo iyo Knowless bigiye kwisukisha utanga yose ndabona kubera iki se nimenye ngo beherane ngaramubwira ngo maze n'akana gatanga yose none ngo hashize nk'iminota nk'ibiri niho yarira izindi kibazo yaramubajije urumva byonyine niba ariko n'abana ntago batanga ngana n'abakuru kubera ko umutwe w'umwana bari muto n'umuntu mukuru none n'abantu bakuru bazashaka ukuntu abantu bafite umutwe muto bagira igiciro cyabo n'abafite imitwe minini bagira igiciro cyabo uko abakwaferi baravunika uko abakwaferi bamwe ntabwo numva ukuntu umutwe wanjye n'umutwe wawe niyo wawogoshe amafaranga angana ushatse kuvuga ko ari njye ufite umutwe munini niyo turi kurebera muri aka kanya rwari urugero muri aka kanya urwo rugero turushakira undi muntu turushakire nkande ngo Brice se buriya ariko Melody afite umutwe hari abantu rero ukabona nyine hari ukuntu tarife yazahinduka muri salon de coiffure ni ukuri kw'Imana nkawe bariya oya urumva nanjye aho gikomeje kunkomeyo urumva turimo turavuga badahari kandi hari ingero zitwegereye njye ntabwo niyogoshesha ariko uramutse yogoshesha nyine tarife yahinduka bo niniyogoshesha tuzareba ko ariko bizagenda kubera ko niba ntiyogoshesha ubwo ntabwo baramenya ko byahinduka ahubwo bazabipimire kubiyogoshesha none hari nk'umutwe ubundi nk'ahantu nkatwe hariya kwa Nyakusu umutwe wa Patino njya nkureba nkavuga ninde muntu uzasunika umutwe w'ababyeyi ariko ni ibintu bitandukanye ariko namwe bivuze ngo mu bakobwa no kubasuka namwe hari ukuntu hari abantu bafite umutwe umeze nka rectangle kabisa kandi noneho ikintu gitangaje ni uko abantu basuka abakobwa baba bafitemo imico ya gikobwa nyine yo gusotora kunegurana barabivuga pe none hari umuntu wambwiye ngo babivuga muri slang ku buryo ujya kumva yavuze ngo noneho ya bisi uzi ukuntu yanganaga yaradutwaye tugezayo turi benshi
yari no ubwo rero muri urwo rwego ukamenya ko ugahita umenya ko nyine nawe ukamenya bisi bavugaga muri make ubwo bisi baba barimo bavuga rero ubwo niwe uba ufite vora kuko aba akuri hejuru afashe ariko rero hari umutwe munini utaragenewe nk'abakobwa kuko ntekereza ko kuba ufite umutwe ungana kuriya se ego baba ariko wowe ufite gato shangiye de busikete pe yewe ibyo ngibyo nkurikije umutwe mfite niyo mpamvu nagize dreads kuko mfite mutoya ntabwo nari kugira oya ntabwo umutwe ahubwo kuwogosha kandi safite agapongoshora wowe ubyibuka safite agapongoshora mbese waba uzi ko mu bushakashatsi buhari abantu bafite ipongosho baba bazi ubwenge kuki wayihishe kuki wahishe ubwenge nagira ngo batangire ishyari nagira ngo batazangirira ishyari kuko mu bintu bibaho kuri iyi si naje kuvumbura ko abantu bamenye ko uzi ubwenge baranakwica oya ntabwo bagukunda ntabwo abantu bakunda umuntu uzi ubwenge bivuga ngo abantu iyo bamaze kumenya ko uzi ubwenge ntabwo bagukunda kubera ko buriya nta bahanga babiri bakoranye uko byagenda kose umwe agomba kuvamo uko byagenda kose buriya uzi ubwenge kugira ngo ukorane n'undi muntu iyo ubonye afite ubuhanga nawe afite ubwenge uhita umureka akaba umuyobozi bitari ibyo ahubwo hari n'ukuntu bavuga hari ukuntu bavuga ngo buriya muntu ashyiramo ubwenge bwinshi ashyiramo ubwenge bwinshi ukumva nyine ntabwo bakeneye umuntu ufite ubwenge barashaka umuntu wigira igicucu oya ntabwo ari ukwigira batyo totali n'ubwo bwenge ntubugaragaze ariko reka mbabwize ukuri muntu utekereza ko rwose nzigira igicucu aha wasike ariko hari abantu bigira igicucu bigakunda oya njye ntabwo hari abo bitunze hari abo bitunze ariko njye kukiza tutashanye izindi nzira zidaciye muri kera hari umuhanzi nubwo ntabwo ndi buze kumuvuga izina kera yari muri interview w'umuraperi agira amahane ntabwo namuvuga ubwo abamuzi baravuga ni umuraperi yigeze kuvuga ubwo nabibona azabyumva yigeze kuvuga ariko byari byo yigeze kuvuga ngo nyine ngo dufite music muri hip hop ngo igorana kuyumva ngo ariko ikaba ari indirimbo ushobora guhora wumva kugira ngo ukomeze wumve message noneho ngo turi kugana muri vision ngo abantu bazakunda ibintu by'ubugoryi bazajya bakunda nyine bya bintu bahita bumva vuba kandi for sure uyu urarebye na music y'iki gihe hari nk'indirimbo wumva ugahita uyumva nyine n'ibintu banditse birimo lyrics zose ugahita uzumva ku buryo indirimbo ushobora kuyumva rimwe kabiri gatatu filimi kabiri izi ariko ukaba nk'uwo munsi ushobora gusubiramo nk'indirimbo za Tuff Gang kugeza ubu ngubu hakaba hari ugafatishamo utujambo duke ukongera ukayumva ukavuga ati se uburyo ko yandirimbo wagira ngo sinayumvise ukongera ugasubiramo ukayumva nanone ukavuga ati wow urumva n'indirimbo z'urukundo z'iki gihe ntabwo urumva kera turi abana dufite ukuntu twajyaga twumva indirimbo za Tom Close ba The Ben ba Meddy ukajya noneho hari nk'igihe ukumva nyine santima ziri kuzamuka ariko iz'iki gihe z'urukundo ziba zigarisha nyine urumva muri urwo rwego niyo mpamvu nabivuze ni nyine mu bintu bijyanye n'ubwenge ntabwo abantu bagikunda umuntu uzi ubwenge nta nubwo bigeze bamukunda ariko ahari nuvuga ngo muri sosiyete mu mibanire yawe n'abantu ntabwo abantu bagikunda umuntu uzi ubwenge ufite ubwenge bwinshi nuvuga ngo ahubwo wenda mu buryo bw'imikorere yawe sava mu buryo bw'akazi ukaba ushobora gukora ibintu umuntu akabona ko ufite ubwenge ariko mu buryo bw'imibanire yawe n'abantu bashaka igicucu rero bantu bikaba biri ngombwa ko hatagira ibintu uzajya uvuga bantu tubana bantu tuzigera tubana bantu tutarahura bantu tuzaba inshuti ntabwo nzigera nkuryohereza oh yes I promise you guys uramubihiriza kubera iki ntabwo ngewe nzakubwira ngo kubera ko ngo wampaye indimu ngo nkubwira ngo rero ngo ndikumva mu kanwa kanjye yaricunga ni indimu bivuze ngo ntabwo uzamuryara akada wasijya ariko n'ubundi usa n'umuntu utaryara ariko se aho gufata umwanya uryarya umuntu wamuretse ntubivuge ntunabivuge ariko abanyarwanda niko tubaye urasanga umuntu nyine ntabwo nshobora gutinya kubwira wenda ko uri idagi ntubanisha urumva ngo umuji wanjye ariko nyine ukanga kubivuga yani niga yanjye siko tubaye oya buretse reka nkubaza hari umuntu umwe wigeze kumbwira sindi buvuga izina rye ndabwira ngo rero ngo uko kuntu ngo umeze cyangwa se ngo uko kuntu wigira ngo hari undi muntu twarakundanaga namwe atari undi muniga byakorera ariko uwo muniga sinjye akibimbwira byarambabaje birananjya ariko sha warakoze kumbwiza ukuri bya bintu hari undi muniga byakorera kuko atari wowe none ikintu kiba kibabaje rero kuri ibyo bintu
oh my god Biratoka ni idage. noneho rero icyo gihe byarambabaje nakubeshye numva iryo jambo mbwirire remereye guhita ndyakira binamfata n'igihe ariko ubu ngubu yatumye menya koko bya bintu pe wambwiye muvandimwe hari undi muniga byakorera cyangwa hari ubyakoreye message yihuse ntabwo ari nziza oya no kuvuga ngo ariko hari abantu oya bureba se hari indi muniga byakorera noneho nyuma lately aza gusanga bya bintu arabikeneye asanga nawe byamukorera ariko nyine nuko atarafite experience kuri ibyo bintu uko byagenda kose yego ariko ubu nyine hari undi muniga byakorera ako kantu karanyubatse buriya ntago bizi sure buriya tubwiza abantu kuri icyo gihe ambwije ukuri nkajya mbona ko ibyo bintu abikeneye ariko ukabona ko hari undi muniga byakorera noneho we yatumye menya ko hari undi muntu koko ibyo bintu byakorera noneho ubu ngubu ikintu umushimira ni ukuri ibyo bintu hari undi muntu byakorera none hari umuntu ugenda atanabikubwiye oya noneho ikintu nkunda narakunze kuri w'abandi yarambwira ati bya bintu ibyo bintu hari undi muniga byakorera ubwo bivuze ngo we yashakaga ko witwara uko utari ntabwo ari uko ntari kuko ntari ntabwo gushoboka kuri njye ntabwo gushoboka nimba wowe Leandre ntagukunze ntabwo mbikubwira ntahuranyije ariko ni ibintu ariko ndagerageza kubwira uburyo ntagukunzemo kandi ubyumve muri rusange buri wese umuntu aba yatanze ngo kwahuranya ngo ntabwo nabikubwira nkwahuranyije ntabwo nakwahuranya no gukubitira mu kavuyo nubwo urumva subona kugira uti hari icyo bitaga gushorera kera nk'abantu twakuriye mu cyaro hari ukuntu mwajyaga kuragira n'abashumba noneho bikaba ngombwa ko mucunga urugomo mwakinaga nk'agapira cyangwa se mwasimbukaga nk'urukiramende hanyuma amasaha akaza kubafata rero iyo mwacyuraga inka n'intama n'ihene mwashoreraga mu kavuyo mugakubita byose bigashorerana byabaga bivanze kuko amasaha yabaga yadufashe nuko rero nyambi ariko uwo muntu ariko ngewe icyo ntekereza ni uko uwo muntu uburyo yabikubwiyemo ntabwo yakubwiye ko ari bibi ntabwo yakubwiye ko ari bibi ahubwo yasa nk'ukubwira ati kuri njye wapfa ariko ntacyo bitwaye ntekereza ko we ni nabyo bibaho cyane ugasanga ni urugero niba njye nkunda na Natasha nkifuza ko we aba uko nshaka kurenza uko nyine ngomba kumukunda uko ari sibyo we yashaka nyine ko ujya mu mujyo we kandi ni utari we oya kandi none agashaka kukwereka ko utari mu mujyo so ntabwo ari bibi ati njyewe ibyo bintu hari undi muniga byakorera ariko njyewe uwo muniga ntabwo ari njye igitangaje rero nyuma yaje gusanga bya bintu byamukorera asanga nanjye uwo sijye ariko ibyo bintu akenshi biterwa no kuba umuntu agira amahame ubundi mu buzima ikintu cyose nabonye iyo ugira amahame mu gihe sinakora iki sinkunda abantu bameze kandi ukiriho aba ari igihe ugasanga icyo kintu kiri ngombwa kugikora ugasanga birakenewe ukisanga nyine ni nk'umuntu ushobora kuvuga ati njye sinanywa inzoga noneho wagera nko muri Islam bakakubwira ngo wa mugabo wigeze kuvuga ati ngo ibiryo bikunize ngo bagashaka amazi hafi aho ngaho bakayabona ngo ikirahuri cya mitsingi ukamanurayo ariko ukareke ariko wayinyoye yageze mu ndinduka amazi uvuga ngo uko biri kose ni nko kuvuga ati nta limit nta muntu ugomba kwishyiraho limit yo kuvuga ngo mugiye sinakora hari nk'abakobwa njya kumva ngo mugiye sinasura umuhungu mugiye umuhungu tugiteretana bwa mbere sinamusura sha twahurirayo ukaburansekeje turamutse duhuriyeho nyamara konseka nge ko nagerishe bya bintu ndakubwira ko duhura nkagasira nimba umaye indimu nkaryaho sindi ukubwira ngo nicunga ndimu ko duhura nanjye nkagatambika mu avuga ati se mwana wanjye hano ni iwawe muri famiye bimeze hano ni kwanti no kuvuga ngo akenshi usanga abantu nyine yivugisha ati ngewe ngo nyine ngo ibi bintu simbikunda sinkunda umuntu umeze uko okay wenda nigarukeyo nk'abantu bakunda kuvuga ngo wenda ngo sinkunda ngo umuntu ufite dreads ngo tujye mu buzima busanzwe uninde wakubwiye ko kwiyogoshesha uruhara ari byo byiza ubikura twamugana none bya bindi usanga nyine utuvuge nk'umuntu avuga ati ngo dreads ukishyiramo ngo umuntu ufite dreads noneho wowe uragenda agasatsi umusatsi wose ukawumaraho noneho iyo umazeho ukibaza uti wowe ninde wakubwiye ko ibyo ngibyo ari byo byiza Okama yigeze kuvuga
baramubwiye ngo abantu barebare nibe ngo ni sawa aya ngo ubundi se ndababwiye ko ubugufi ari bubi ubundi ndababwiye ko uburebure ari bwo bwiza kuko hari advantages zo kuba muremure akabana disadvantages zo kuba muremure urugero rwiza rero ndimo niye mavuga hari ukuntu umuntu avuga ngo rero ngo ibi nibi ngo sinabikora ibi nibi ngo sinabikora nari ndi kumwe n'inshuti zanjye z'abahungu bya bintu byaje byo kutaryohereza abantu kaba rangira bati rero barimo baravuga ati ngewe ntabwo umukobwa ujye mu kabari usinda ari haciyeho mugenzi wacu ufite za tatuwaje namwemere wowe ukarimo wakaraye muratahana umwe muri abo muratahana mugende muryamane nayo uzagaruka utahana undi mugende muryamane ngushanga ujyanye umukobwa umeze nk'uri iwacu ntibamwemere iwacu bamenye imico yawe bakwemerara uwo ninde wakubwiye ko bakwemera uretse wanyu ujyanye umukobwa umeze kuriya ariko normally ni bya bindi usanga hari n'abantu nko mu madini noneho mu madini noneho kumva umuntu arakubwira ngo nyine ngo abantu ngo bambara amashenete ngo bambara ngo ibi nibi okay tujye muri religion ko bakubwira ngo muri Bible ngo abantu bambaraga amakanzu bahese bambaraga amakanzu na rubugabire noneho ngo kwambara shenete kuri umugabo wambaye buretse tureke bibiliya hari abantu badasoma bibiliya neza bakaza bakatubeshya muri bibiliya reka tuvuge mu gutegeka kwa kabiri kanumve buretse kangire gutya na bibiliya buretse mu gutegeka kwa kabiri ubwo abisiraheli bavaga muri Egypt Imana yabategetse gutira imyambaro abanyegiputa kuko itashakaga ko bagenda n'igihe bari bamaze mu bukorone yashaka ko bajyana imvune z'ibyo bavunikiye yarababwiye ngo mubatire imyenda y'igiciro yabo mubatire impeta z'amatwi haleluya mubatire imiringa yo ku maguru sinibuka ko ni imiringa yo mu ijosi bayita abari biblical baraza ku musoro birimo hanyuma impeta z'amatwi n'iki disi we ni amaherena murakoze ariko mu buryo buri normale kurenza kutagisambiriye ngaho uvuze nshobora kukunganira kubera ko niba abisiraheli bamaze kugera mu ntuza mu butayu burya bavuga ko ngo baje kubumbanga igishushanyo babibumbye muri zahabu no kuvuga ngo muri za zahabu yari ya miringa bambaraga amashenete biki byose noneho n'ibikomo byo ku maguru kandi n'ikindi bari abagore bagendanaga biriya bintu byabaga buriya kenshi ari ibirongoranwa buriya kenshi ntabwo ibirongoranwa umukobwa yabijyana nk'ibingi bitwewe tubona umukobwa yajyanye ibirongoranwa yajyanye amajerikani amakara n'ibiki oya buriya bo umukobwa umutungo we yawutwaraga mu buryo bw'imitako kuko byabaga ari zahabu buriya kenshi niyo yabaga ageze ku mugabo yabaga afite akabuwate itabibikamo babyitaga ubundi mirimbo ni imirimbo ye ariko nanone uvuga ngo wabaga ari umutungo w'urugo ku buryo igihe bashobora gukena ari byo bagurisha bya bintu nubwo ibyo birongoranwa yajyana mu Buhinde babigira n'umuryango w'umukobwa waba ukennye gute nukuvuga ngo umukobwa ibirongoranwa agenda byambaye n'ubundi ku munsi w'ubukwe buriya nko mu Buhinde biriya bintu aba yambaye nibyo birongora buriya abari ama OG ibintu byose abari OG babimuri nuvuga ngo nk'impeta ye yonyine mwakennye haba hashya nukuvuga ngo uzarongora ukuze nawe uzarongorwa ukuze muzi ubwenge samugari komeze gutyo ushobora no gusanga n'ubundi kurongora uvuga ni gute ni ubukwe ni ibiki navuze kurongora utandukanye ubusambanyi n'umuhango kimwe muri byo nicyo wakoze nta na kimwe ngewe nakoze shooting muyita umuhango kandi yari shooting ahubwo biheruka ryari ngewe biki ariko abantu benshi basigaye badutamo gashuting agashooting kuko muri iki gihe naje kubona rero Kadafi proje ubundi niwe wavuze ati ngo urakubita ubukwe hariya bukarangira ngo utararangiza kwishyuza ngo abantu batandukanye umugabo akakubwira ati jya kwishyuza wa mugore n'umugore akakubwira ati ishyuza wa mugabo ariko ikintu naje kubona buriya divorce bayifashe
bakayigira ikintu umuhango nk'ibindi byose nk'uko ubukwe bwagenze bakongera bakadutamo tukarya tukanywa nk'uko twaje kubashyigikira ukuntu bamara divorce ikomeye reba kuri akuntu basezeranya abantu mu gihiriri bakwiye kujya bafata n'undi munsi w'imiryango itishimiranye bagakora kiriya gihiriri n'ubundi bagafata bati niba mwarasezeranye mukadutesha umutwe tukica gahunda zacu tukaza mu biro tukabwirirwamo uretse se tukabwirirwamo tukabutwerera tukabunywe tukariramo tukanywa none muri urwo rwego rero bavuze bati gahunda yo kudivorce aba bantu rero bahujwe muhari mwongere mugaruke muze rero bagiye gutandukana murye munawe kuko twebwe mu mwaradutesheje igihe nuvuga ngo gahunda nta muntu wapfa gukina iyo mikino nta muntu wagize iyo mikino yakenyeye umujinya abantu bafite kuko urumva muri bya bintu byo kugabana imitungo ya mitungo n'ubundi umukobwa ashobora gutekereza ati niyo turi bukoremo dukoramo biriya birori twongera gukodesha sale audience ingana kuriya divorce ntagirimo matematike ikaba nyinshi uzi ukuntu nka fete ya divorce yabiryoshye mukinjira mwambaye imyenda nimba ari mukara mwahisemo mubyina muvuga ati abashuri turatandukanye ikibazo uzi ukuntu gahunda ziba zifasha aho ngaho aba harimo nk'umuniga rero uba wararebaga umugore akavuga turi ubundi mwereke uwo munsi buri wese mutandukana yari uwamuhe abandi bundi nari narakubuza ariko byaba ari byiza mba nkubona abari nk'umuntu utuje ari uragiye impamvu wa mugani ibyo bintu ubivuze mbitekerezaho uyu munsi umuntu arajya gushaka n'umuntu atagetinga bati Leandre afite imodoka Leandre afite inzu Leandre afite imitungo imeze gutya na gutya cyangwa se uriya mukobwa afite ibiki n'iki n'ibiki nidushakana mu myaka 2 tugatandukana tuzapasura tumara gupasura azatwara ibye nanjye ntwara ibyanjye bivuze ngo urumva aba ari target ya business hari umukobwa twakora ikiganiro ngiye kuvuga ikintu abantu ntimwentera bawe nako nimushake mana yantere ubukwe ntabwo na n'ubundi yumvisha uburyo abantu ngo tubana n'umuntu utanazi warangiza ukanamwizirikaho njyewe nemera ko I will do my vow while I mean it like this ngomba kubana nawe nkamenya ukuntu uteye Leandre wenda unyara no kubura isimbi ubwo ushatse kuvuga ko mushobora kubanza mukabana igihe gito tukabyarana n'abana igihe nje abantu benshi iyo ureba bari gukora amavoice yabo uburyarya ububona mu maso y'abantu bari so umuntu mwabanye ku buryo usigara umureba ukavuga ati iki kinagazi muzi none ariko waje ukireba wakita kinagazi still kumva ntago n'ubundi wabaho icyo kinagazi kitakwegereye aho ngaho genda uminige vo yawe uyivuge birangire kuko icyo kinagazi ntago waba utagifite ariko ngenda ndebye niyemu Leandre ngiye ngo mubi no mu byiza mubi no mu byiza amafaranga yose mwakoresheje ubukwe mutangiye kujya musaba 500 utangira umwita imbwa mu byumweru bibiri bya mbere akantu k'imbwa rero kajemo abari kabi njyewe hari ibintu ntumva abantu baze kuntira amabuye cyangwa se banyumve nabi ntibashaka bayagute cyangwa se muyantere njyewe ubu nonaha ntakubeshye numva umuntu yakagiye kubana n'undi at least bamaze nk'amezi 3 cyangwa 4 babana mu nzu ndakubwira impamvu ndakubwira impamvu kubera iki urajya kubana n'umuntu ntuzi niba agona ntuzi wa mugani banyara ku buriri ntuzi niba akantu ko ntuzi niba sinda karuka ntuzi niba uretse ntuzi niba iwabo bajya bagira za nightmare ntuzi niba bacuragura ku buryo iyo barimo baracuragura ashobora nko kujya mu buriri akazana balance akaba aryamye asinzira ariko ari kwibalance ari hejuru ibyo byose impamvu rero mvuga ngo abantu bakagombye kubana byibura at least nyine nk'abantu bari mu madini ntabwo ari bubyumve neza ariko nakagombye kubana n'umuntu muzi mvuga ngo uyu muntu kuko kuba nkundana njye nubwo mba numva kamezi 3 kuba nkundana nawe sibyo ntabwo bivuze ko nkuzi nzihe ntabwo nkuzi ariko njye mbana nawe namenya ngo abyuka isaha ni umunebwe agira umwanda se yes bya bintu byose muvuga ngo tuzatandukana n'urupfu ukabuzi neza ibyo uzihangana n'ibitazihangana ikindi hari ikintu no muri icyo gihe muri iyo mibanire ibyo ubona bitagenda neza ukabona bimubwira uti wabona bitari gukunda ari ikindi kintu tutitaho tutavuga bitewe n'amadini cyangwa se n'isoni twita ibishingiye ku muco yego ntuzi neza nimba uri na satisfied. What do you mean? What do you mean? Okay.
ntabwo ubizi neza nimba uwo muntu muhuza mu bijyanye n'uburiri. Bibiliya ivuga ko uburiri ari aritari. Ni aritari. Ntabwo uzi nimba uwo muntu muzaherezanya kimwe kuri aritari. Ubwo umwe ari padiri undi ari umuhereza. Undi ari umuhereza. Ntabwo ubizi ugasanga wenda umwe baba batera icyotezi wowe uri padiri. Wari uzi ko uzanye umuhereza kumbi wowe ufitiye umugabo utera icyotezi cyangwa abantu bavuza inzogera cyangwa abandi batwara umusaraba bari hasi. Ukaba uzi aritari muri hejuru aritari hamwe kumbi wa ariko none mbo turakora njye ntabeshye nkunda imico y'abanyamahanga. ushaka kujya gusoma byose ashatse gusura mu kiganiro. aka kantu nimugakate ndashaka kujya gusoma ngwino muri ino mikoro no sinayijyana nyijyana kanoneho narumiwe niko byamera umuntu ashatse gusoma mu kiganiro byaje kugenda bite ndashaka gusoma buri ibicucu ndashaka ivangari ibintu ndabona umugiye gusoma mu kiganiro ati nshaka kujya kunyara. Ariko ikintu gihari, ikintu naje kuvumbura buriya n'abageni ubukwe ngenda nibaza buri umugeni yabishatse bigenda bite. n'ubwa mbere mu buzima bwanjye ubundi ibi bintu nari mbizi kuri Pfla igihe yabaga mumubwiye nawe mu kiganiro agahita amanuka. ukuntu abivuze ati ngo ndashaka kunyara ziko duciye mwiza aducira ijambo agiye kunyara. Haze mwana wanjye muri on air but I'm comedian. Bino bintu biraza kuba trending nka comedy. Ndashaka gusoma kurumvuye murono ahubwo wa mugani hari ibinanye mise nibaza nk'abageni bashatse nko kunyara bigenda bite. Yesu nakwihagaraho ndi umugeni reka da none reka nkwereke biriya bikanza aba yambaye kubijyana yo hirya iriya bigenda bite. hamwe muba mwarambariye abageni biba bimeze bitwe aragenda bakabiterura bakagira uvuga ngo aricara bamwe bagafata hirya no hino ni kuri kuba nari ubwe nkaba mvuye kwifasha bibaye nari nshaka urumva bw'ikintu kigeze kuba cyatari urumva mukesha batwara ari kuri televiziyo y'u Rwanda barimo nyine baramubaza umuntu aramuhamagara atakuramo fone yakuyemo telefone Imana iruko ridashira yakuyemo telefone ahita yitaba ngo ndi mu kiganiro. ariko nibyo none se kuba nanjye kubwe nkaganira ngiye kugira utwo nigirira ariko muri karakanya urumva iyo umuntu ashaka kugira ntago ariko nta bwenge umuntu aba afite bari bwagiye ariko ugize vuba wagira ngo ndetse ariko iyo byakomeye buryo ugerayo. Okay, reka mbere yuko tujya mu bindi mbanze njye kuri kariyere zanyu. Hari umu DJ, hari umukinnyi wa sinema nkuko bivuze ukina amarole uri umukomedian, reka mbyite gutyo. Nta bantu mujya muhura bati dore ka gakobwa yakubona agahita aseka. Oya wapurumva niyo ngiye gusenga baraseka kandi ugiye kubwira Imana niyo napfukama babona atari byo. Si I don't know urumva none nari ndi muri quartier ngiye kuri boutique kugura noodles ngo yingu dongo niwe ngo nyamwingu none se ngo kutabimwe uko utari kuvuga ibintu nka biriya. None hari nabandi ubona basa nk'abiyubashyemo batambuka bakajya akakurekana niwe siwe urumva nkuko mbonye no kumbara ndi nyamwiza ubu ndi establish ubu ngubu uri umbonye no kunda nyine uvuga niwe siwe bimeze bite akambwira ati nyamwe bite ni byiza. Ariko ikindi kintu ntajya nkora abantu bose nyine ndabasuhuza niba ari umushumba ari igihe aturuka nk'aho bataguhobora akakuyobora agahita agutera hejuru. So rero
ntago bimbangamira nyine nabigiyemo mbizi ariko rimwe na rimwe birakubangamira hari nk'igihe mbona nshaka kwiranga nk'ibiraha mu muhanda ngenda mu biryogo hari ukuntu ushaka kwigurira igisheke mu nzira igisheke nkagenda nkirya cyangwa se nkaba numva nshaka nko kujya heza nko kujya nko kunywera muri ndururu ya danjara hejuru kandi umuntu ambonye kabana ariho heza niho heza nyine icyiza cyabo abo bantu ikintu gitangaje ntabwo baba bafite smartphone nuvuga ngo ntabwo baba bazi social media ibiki n'ibiki nuvuga ngo mo kimwe ntawagufata ifoto bose bafite gatushe niyo n'ikintu kimbabaza mba numva ubundi kera nyitinya Mirambo naguraga nk'ibiraha hano ku biryogo ku musigiti nkagenda mbiryampa kangeze mu rugo ariko akosha nzambirya to icyo kibi cyo kujya kuri kamera rero ubushize nabonye ikiganiro cya Amaje avuga ngo ikintu ngo cya mbere nakoze kikosa ni ukuba umustar wa mugani kandi ubu umustar abantu ugahura n'abantu amafaranga dore turagufana dore turagufana twakoze subscribe wagira ngo agikanda aho wayisubona miliyoni ngo mwarakize shanga ubusenga bakize neza nyimwe ndashaka umbwire ni ikihe kintu cyahindutse ku buzima bwawe nyuma y'uko umaze kuba umustar cyangwa umaze kumenyekana ngiye ntacyo mbaho ubuzima bwanjye uko bumeze nta kintu nshobora guhindura ntacyo ariko nk'ubu nyine nk'umuntu twakundana birangira bamubwiye ko ngo nta mukunda bavuze ko utari seriye bavuga ko ntari seriye ikindi kintu ubu ufite amahitamo menshi y'abahungu buriya y'abahungu benshi bitwara neza ku buryo guhitamo the right one bikugora yes ikindi kintu kiba kubona b'abakobwa cyangwa se abagore bari muri entertainment umuntu wese ukubonye aba ashaka kumvaho ngo guki hari abenshi ntabwo babivuga hari nk'umuntu ukubwira nk'ikigambo ukabanza ukarefreshinga ukagaruka ukavuga ngo buri wese bashaka kumva ngo barambwiye ngo abakobwa ngo bo muri sinema ngo bameze batya akabikubwira kandi ari nk'umuntu wibashye hari akajambo bagiye kuvuga uhita ukamira akavuze se sha hari abashatse kumvaho ngo niko babivuga simbizi ariko nyine akenshi igihe mbona biterwa n'uko umuntu nyine aba ari kuri sport ari we babona nyine umuntu uko akureba umwanya munini akimagina buriya n'ibintu bibaho kenshi hari umushuti wanjye kera yijya akunda kureba filime z'uriya Rwasa noneho imana imuhira uko ridashiranya kwigendera dish yakunda kuzireba mu rugo akaza mu rugo tukazireba ageze aho bahurira ahantu muri bare nyine mu kabari yibagirwa ko yamubonye muri filime akamwitegereza cyane kuko ari umukobwa Rwasa nawe nk'umuntu w'umusore nyine akavuga turiya mukobwa unyitegereza cyane aba yohereje y'akarawundi yohereje y'akarawundi undi umutima akajya ariko uriya muntu hari ahantu tuziranye kumva muzi muri filime akunda kumubonamo ahubwo yabyibagiwe nyuma baraciringa baraganira n'iki yabaguriye akantu avuga ati ninjye abaguriye akarawundi gutya abantu wakoze bagira isoni nyine hari ukuntu ugira isoni zo kubaza umuntu ngo mbese nkuzi noneho mu rugo twicaye sinzi ukuntu filime yagiye mate dore wa muntu ngo wa muntu muzi muri filime ngo mbega ngo ndase yewewe ibyo bintu nigeze guhura n'umumama muri Essentiel turi muri etage tuzamuka hano mu mujyi umuntu nyine ansuza arampobera nanjye ndamuhobera nanjye urumva ko gukora kuri televiziyo hari igihe umuntu aba nyine abakuzi nyine mwahura akibaza uriya muntu muzi wundi akimara kumuhobera ubwenge bwaragarutse tuvuga ngo ntabwo tuziranye niryo jambo yahise ambwira ati ariko nkuzi kuri televiziyo ni ukuvuga ngo ahubwo yakundaga kureba ibiganiro byawe ariko rimwe na rimwe hagacamo nk'igihe atabireba ni ukuvuga ngo buriya umuntu akubona cyane agera akabyumva ko n'ubundi akuzi mu biganiro ariko umuntu ukunda kukureba wenda akabireba agacamo nk'iminsi nanone atabikurikiye ageraho noneho sometimes urumva abahugiye mu bindi sometimes agira ngo hari ahandi hantu muziranye bavuga ko biri kose umuntu hari ahantu tuziranye ko byagenda kose kumbe naho noneho twebwe ikintu kiba gitangaje abantu benshi ndabizi mwese muri industry ugomba kwakitinga nk'aho uwo muntu nta kibazo gihari none se ubwo umuntu
ukamwuka inabi ntabwo bishoboka. oya none ntiwamubaza se ati burya harya tuziranye. ngira kenshi ni nabyo bimbaho arya njya nk'ahantu nko mu kabari umuntu yambona ngo ngo ndakuzi bo reka nshimire abantu bajya ngo ibyo kunywa duhuye bivuze ngo kugira uzikore ku ikofi biragoye. buri seriye hari nk'igihe njya mu kabari wenda nifite nk'amafaranga ngiye wenda nko gucira inka n'abajama banjye kubera ko ngiye nkunda gukina biyari umuntu yambona ati ndakuzi ati bro ati ndagukunda ati reka nkugure icyo kunywa akaba arakinguriye n'undi nawe akaza akakingurira mu by'ukuri sinacyanga buriya ikosa rya mbere ushobora gukora ni ukwanga offer nyine ikintu umuntu aguhaye kimeza nk'abantu wako akoze cyane rero rimwe na rimwe hari ubuzima bwo kuba umustar ofete ngiye ukuntu mbaho ubuzima nyine bwo mu bustari ariko simbelivinga mu bustari no kwiyemerana bwa bustari kubera ko hari benshi nyine ibyo bintu wenda bishobora nyine kugira icyo bimarira ushobora gusanga hari icyo nyigiraho cyangwa se nanjye hari icyo nakwigiraho ariko iyo ngiye guplayinga nk'aho nkurenze nanone aba ari mentalite iri down kuko twese turi abantu apari yuko nyine ngiye wenda ari kuri kamera ariko nyine turi bamwe ni akazi nawe urimo nk'uko n'ucuruza inyanya nawe ari mu kazi ni nk'uko n'ufite agataro arimo arazenguruka muri karitsiye ni nako bimeze nese ucuruza agataro ugira ngo iyo muhuye agiye gusenga wibuka ko yaje we kukugurisha inyanya ntumwibuka uvuga ati se burya ugasanga uri kumwe n'undi muntu avuga burya uriya muntu nawe muraziranye ati yajya anyura iwanjye buriya azana intoryi n'inyanya ni iki nigeze guhura n'umupolisi yarampagaritse icyo gihe nari nkiri kuri TV10 muri rompwe arampamagara ati hagarara maze guhagarara n'umujinya mwinshi aranga gusohoka mu modoka ndaparika nshyiramo fureyame nsohoka mu modoka ikintu cyambabaje ariko kiye kinanziza n'uyu munsi ni ukuntu yahise ambwira urashaka kureba ayiwewe mfise mbabaye kandi nakerewe nuvuga ngo muri make niya nabikubwira neza yahise ambwira ngo nashaka kureba ataguhabuye ku mutima n'abandi okay ni byiza nyine ko umuntu akora ibyo abantu bareba ni na byiza nyine ko umuntu ashaka no kwifuza kureba ariko nanone niyo mbwira ati bro wenda ndagufana ashaka kureba siyo igwa mwazayibreakinze ubundi mukajya mubwira umuntu ko mumufana bivuze ikindi kintu kibangama noneho abanyarwanda uwo muco sinzi ahantu mwawigiye sinzi ahantu mwayikuye ugahura n'umuntu man unari ibiganiro bye cyangwa se ari n'umuhanzi umufana cyangwa iki ukanga no kumusuhuza cyane ibyo bintu ukakitinga nk'aho uwo muntu utanamuzi kandi umuzi okay noneho bitubaho hagati binatubaho hagati yacu ugasanga nk'ibintu nkuru umuntu arabifana ariko turi no muri industry twese ntashaka no kuapreciate cyangwa se antere na courage byagenze bite oya akenshi se ugira ngo nuko sinzi buri wese nuko aba yumva arenze abanyarwanda ntabwo kuko iyo urebye iyo hari igihe nkunda gukurikirana nk'ama event yo hanze ukabona ugasanga wenda nk'umuhanzi runaka nka Taylor Swift wenda afana nk'umukinnyi afana nka Will Smith ku buryo bahurira kuri red carpet hari highlight bajya berekana twa behind scene ukabona Taylor Swift ari kubaza ati uriya ni Will Smith uriya niwe akaza akamusuhuza akamubwira ati ngewe filime zawe rero haba hahiye nta muntu ngewe iyo muri n'umuntu si tuyakora ibintu nyine ngiye na pressure twaba tuziranye cyangwa se tutaziranye nkabona wenda n'urugero mpuye n'umuntu runaka abanyamakuru cyangwa se abastar nyine tubana muri ibi bintu man nkaba mufana man bro ukora neza uri mu actress mwiza cyangwa se uri mu actor mwiza uri mu DJ mwiza ntabwo uri buvuge nk'izina hari igihe nyine njya mu kabari nkabona nk'umuntu ngenda ndumufana wawe kandi njya kujya bimbwira ati ndagufana y'ukuri yandi ikibazo rero kubera ikibazo nuko rukina Leandre yakikubona itaseka nturi kumureba ariko deja ariko ngewe guseka egare yuko wakoze amarangamutima yanjye sibyo se hari undi muntu ukajya ubona yajunjamye kandi ari kwitsimba akareba boro za Nyagaseka tata mwihishe mwambara mu ruhamwe mukijisha ndabizi ko masetsa akajinyuri mamufite muto iyo mubonye umuntu mukunda please niba ubonye umuntu ukunda yaba ari umuhanzi cyangwa se umukinnyi wa filime cyangwa se umudiji mu motive mwani bro kuko ni ari ikintu cyambere kiryoha ni compliment y'akazi ukora ngiye nigeze guhura nari ndi muri parking abana b'umuntu
uri muri force ariko nyine ufite amapeti menshi abana barankundaga man ngiye kwinjira mu modoka abana bari mu modoka babwiye se ati buretse papa buretse parika abana basohotse mu modoka baraza baransuhuza barampobera ko ikora ku bankunda noneho ise urumva ntabwo arazi ibiboro byacu arangije ahita abaza abana ati sura ninde ati yitwa Leandre ati turamukunda noneho byabaye ngombwa ko abana bakundisha se ibyo nkora uvuga bajya kumwereka ati mu rugo kuri mu biganiro ati dore wa muntu burya byatumye mba inshuti n'iyo famiye kubera abana bivuze ngo appreciation mujye mwitanga reka njye kuri DJing yawe reka mvuge ngo uri umwe mu bantu bamaze nyine kujya kudija ahantu henshi kandi buriya DJing nanone ni kariyeri turimo twese ya entertainment challenge ya mbere muri DJing reka bivuge kuko ubundi akazi kose simbabeshye habamo challenge niba ngiye dukora n'urugero ushaka gufata nk'ikiganiro nagifata mu kanya ngasanga ikarita wenda bayiformaze ugasanga burya barikodinga nta karita irimo so bivuze ngo akazi kose tubamo namwe murabizi muri kuri ikiganiro challenge ya mbere muri DJing ni iyihe challenge ya mbere nahuye nayo ni umuhanzi nari so excited guperformingana nawe bwa mbere kuko nyine nari ntangiye kariyeri nyibitangira ebana afishe kuko ninjye wa editingiye nkora amafishe nyine ninjye wa editinze nanjye nishyiraho ebana mpitamo agafoto keza nawe mushyiraho nyuma ahamagara wateguye event ati rero uriya mu DJ ntabwo muzi mukureho umukorere afishe ye noneho nanjye umpiyanjye atariho ariko urwango mufite nta n'urwango njyewe icyo gihe nari so excited guperformingana nawe ariko nyuma yaho twaje guhita twongeramo muri iyo gig twongeramo Shadibu Shadibu urumva afite izina rinini yego ibaze ko Shadibu icyo gihe twavuganye nawe arangije we no kuvuga ati mukore afishe vuba vuba none afishe nagiyeho ndi kumwe na Shadibu we ntago yigeze ari ejectinga nyine ngavuga ati mukureho nuvuga ngo ako kantu karambabaje ariko umuntu wanjye umujyamo wanjye arambwira ati rero nyine urumva hari abantu baba bavuga bati mani byaraturuhije ntago umuntu yanzamukiraho ihangane wowe wagiye umina ariko kukuzamukiraho arambwira ati ihangane wowe ubikore gutyo kuko nubundi ninjye wari kweditinga iyo post nkikuraho nangiza nkaza kweditinga iyanjye njyenyine ndiho we nawe akipostinga why muri abagome bro That is so excited ivuga ati oh my god ariko kugeza ubu ngubu ikintu wenda gihari naje gusanga ikintu icyo gihe narwaniraga byari ibintu bijyanye n'amaranga mutima ku giti cyanjye niko naje kwirema mu mutima kuri post dushobora gukorana akazi niba nadirinze tukumvikana igiciro na venue nawe wadirinze ibyawe mushaka na afishe ntimwayikora paka mwanyishyuye yego nuvuga ngo ariko icyo gihe nyine urumva ako kantu kankoze ku mutima ku buryo n'ubu ngubu ntarakibagirwa ku buryo n'uwo muhanzi ari bubana ahubwo nk'uturirimbo twe mbo ntago mwanga ntago ari ukumwanga ntago nkunda kuba convinced ku turirimbo twe nyine hari ukuntu nzumva nkumva harimo dukosa akaba ari akaririmbo ntapfa no gucuranga ariko reka nkwereke tureke kubiryohereza nimba umuntu akwanga nawe mwange oya ntabwo ari kunyanga kuko ntabwo yaranze kubera ko wanga umuntu uzi ahubwo ni inuza ni kumva ko uri mu mustar ntabwo yajya kuri post imwe n'umuntu ari umustar none nanjye icyo gihe kubera ko nanjye icyo gihe aribwo nari ndi gutangira ntara umustar naje kugira nyine nuza ikibazo cyo kumva inferiority nyine kumva ko uyu muntu aciye amazi kubera ko ntari umustar aribwo nyine kubitangira kandi nari so excited kandi wenda nanamukunda nari so excited guperformingana nawe ariko nyine nkumva by challenged numva ntago yanze design ya post ahubwo yanze umuntu uriho kubera ko atazwi kubera ko avuga ati ntabwo muzi kandi icyo kintu ni nacyo kintu ariko kugeza uyu munsi biracyahari twebwe biracyahari cyane kubera ko hari nka afishe ujya kubona ukabona hariho umu DJ ariko ukabona munsi hariho amazina menshi y'abantu runaka kandi mu by'ukuri uwo muntu muri buze gukorana kuri set imwe ahantu hamwe ibikoresho wazanye ibi ni ibyuma by'abazungu ushobora kuzana laptop ya igacrashingira kuri set neza cyane ariko iyo wanyeretse ko
iyo tuvuge ufite ukuntu wazanye ubwiyemezi iki hari n'abahagera ntanagusuhuze wenda muri bukorane ntanakuvugishe agahita agenda akicara ahantu ntaze ngo amenye basi abantu turi bukorane niba nakumenye waza nagusuhuza ati bimeze bite wowe urakoresha ibiki nanjye ndakoresha ibi nibi mukore teamwork nk'abantu bari mu kazi bro ikintu gihari rero iyo nk'imashini yayi crashing yaho make sure ko ibyo bintu urarwana nabyo paka kubera ko gusa mu bintu bya mbere naje gukunda nyuma aho ngiye naje kuba motivated naje kumva ko nshobora gukora n'undi muntu nkamufasha tugafatanya nyine niyo yaba ngiye mbona wenda atari in touch y'ibyo bintu ngiye nkamwereka ko nta kibazo ku buryo nko mu bantu wenda naje gukorana nabo nkumva ndishimye cyane nyuma yaho hari DJ Phil Peter is cool so cool no kuvuga ngo Peter afite personality mani itandukanye n'iy'abandi bantu buriya uburyo bamubonamo butandukanye uvuga ngo ni umuntu ushobora kukubwiza ukuri abandi kukubwiza ukuri nyine ibintu bigufitiye akamaro nyine undi muntu akaba adashobora kubikubwira bakubeshya ariko Peter akubwira ati ibintu ukora gutya ubihinduye gutya byaba gutya noneho n'ikindi turaganira umunsi umwe ndamubaza ati se nawe ugira kuko namubwiye ako kana arambwira ati ngewe bro nshobora kwanga design ya fish ariko sinakwanga umuntu yiri cyane kandi koko ibyo bintu niko bimeze wenda design ushobora kuvuga ati nta design neza kuko nyuma yaho naje gukorana nande vuba aha nakoranye na Anita Pendo and she's the best entertainer nakunze twakoranye iminsi myinshi cyane wenda ho n'ibyo bintu nacirinze numva ko ari ibintu bisanzwe kuko hari n'ibintu byigeze kuba biranakubwiraga byigeze kubaho imashini ira crashing biba ngombwa akajya kwistartinga ariko ngewe kuko abantu twe turi performingira na settinze muri DJing booth yo hejuru hari n'indi yo hasi yari ihari Pendro yari guperformingira ku yo hasi nuvuga ngo dufite sound zitandukanye barampamagara ndahagera ndangije ndamubwira niko bigaragara ikibazo ufite biraza kugusaba gustartinga kuri startinga nahise mubwira ngiye hejuru gucuranga ku buryo audience itamenye nibibaye ndagenda hejuru mpita ncuranga teamwork na boss ntiyamenya n'ikintu na audience ntiyamenya n'ikintu kibaye araristartinga arongera arakomeza turakomeza turakorana so urumva rero iyo challenge yo kuba ushobora kuba ugiye guperformingana n'umuntu uri n'umuhanzi wenda uwo muhanzi uwo mu DJ uri gucurangire nta nubwo munaziranye nta nubwo wabanje no kumwegera umusuhuza umubaza uti ufite imiziki yanjye gutya na gutya uriyemeye wamukuye kuri posta n'iki ubiza uteka ibiziki byawe ntabikatira hagati nanone ngira inama abahanzi ngewe buriya nibuzi ko ugira ku kantu uzashake na private DJ niba ufite ukuntu ufite akantu ka pride nyine ka pride ubundi umuhanzi uba wakagombye kugira umu DJ wawe uri privé ku buryo mugera kuri set agasetting ibintu bye nta nubwo abajya no kuri affiche agasetting ibintu bye wajya gucuranga akajya akagucurangira warangiza guperforminga nawe gakomeza niho waba nyine kira kibazo cyo kuvuga ngo mu DJ runaka ngo yankupiye imiziki ngo kuyuza nuwawe suhe yuza nuwawe uhemba niba ufite ako kantu ko kugira ariko ibyo avuga nibyo kuko impamvu buriya inshuro nyinshi tuba disappointed n'abantu nuko uba ufite trust muri we aho ya trust ugasanga ibyo we expectingaga bitandukanye n'ibyo ubonye nigeze ntago ari kera nkinavuga hari umuntu umwe nari ndimo ndakorera akazi ke ko kwakitinga ndangije ndamubwira nti aba bantu bawe bandika bize kwandika cyangwa se bize kudirectinga tiya ariko ni team yanjye okay none se ko ibintu n'ibi ntazongera kubikina ko biri kurowinga standard yanjye bimeze bite iri request yanjye nk'umukozi ku buryo nanatunganye na director duterana amagambo ku rwego ruhagije kuri set ndangije namubwira nti rero nimba batajya bakubwiza ukuri ko ibintu ukora utabizi bakabwiye ushaka ibindi bintu ukora ukabubizi ukareka gukora ibintu utazi barakwanga bari kukwangiriza igihe so nge rero ntabwo ibintu ndi bubikine undi araza aravuga ati rero ngewe nta muntu kampara ubaho niyo nanapfa ibikorwa byakomeza niyo byagenda bitundi wese yagira ite ibikorwa byakomeza umutima wagize ikintu navuze nti ngaho byikinira
ari challenge uriya nayo muri aka oya kazi ntabyo namubwiye buriya njye mfite ukuntu ngiramo akantu k'ubutwamo indani mba ntigiye okay ntabyikinire ko nta muntu kampara nawe byikinire afata mugenzi wanjye aramugarura yari yaransimbuje nawe barapfuye ibintu bijya kumera nk'ibyo mugenzi wanjye rero sinzi ukuntu twahuye arambwira ati ariko se uriya mu boss ibi bintu nibi bimeze bite ko nageze akambwira ngo watukanye n'abadirector be kuri set none mwana ngiye ibintu nashaka kunkinisha byari biri hasi kuri standard yanjye sibyo ndabyanga nawe arahita ambwira ati byagenze gutya na gutya yashatse kungira umufigira ni ukuri ko Imana nimba uteganya no kuzampamagara ukamakaza ukabuze ko ushobora kungira umufigira mu bintu byawe ntuzirirwe umpamagara oya ariko iyo umuntu ari kuguha role udashaka uramunaniza na urayemera ariko ukamunaniza ubu se niba uri kushaka kungira umufigira ukumva ndi kugusaba amafaranga ruta y'umu acteur principal wawe ubwo nyine ubwo twita turangizanya ashaka kuguha amafaranga oya hari uburyo umuntu amafaranga akayaguha ariko nanone ibintu ari kugukinisha bigashobora kukugayisha first of all ndi umubyeyi bishobora kukugayisha ikindi cyo kabiri hari ibintu kinarega bikakwangiriza kariyeri hari ibintu mutazi nibyo yavugaga igo yawe ishobora kukwangiriza kariyeri burundu noneho rero kuri ngewe mba nzi ngo aho njya naha ibyo nshaka gukina nibi nimba ibyo bintu rero bitari gukunda ntabwo reka da ubundi ibyo bintu byose ushobora kugira igo reba nk'ubu nka role nkina bisanzwe muri comedy ukamfata ukankumvinka byoroshye nabikina ngo nze ngukine nambaye gusa nabikina ariko my idea nawe watura byakwitwa tugabanye Uramamagara. None ko ntibitwika. Oya, biratwika nanjye sibyanze kuko ntago ntebe isoni n'ubusa bwanjye ntabwo ari bubi cyane. None se ubwo nibatarimo cyane harimo ko kuba nabi n'ukuntu bitari bibi. Urumva ko nimba harajemo umwana arimo ibyagiye bigwa. Kimana iri hanga. Ariko ndumamagara rwose ugiye kwinira. Ariko urumva challenge abari nyinshi kuko nawe n'umwuga wawe itangaza makuru haba ari akantu utazibagirwa n'umuntu ukabutambugo. Ntabwo ari ikibazo cyo kukibagirwa. Bande ikintu kiba cyarambabaje ni ikihe ni kuvuga ngo ubundi abakinnyi Nyakso samaze igihe kinini yego si boss wanjye takumugana none ko natekerezaga ko mpagaze kuri uruhande rw'epfo ngahagara kuri urwa ruguru ari sawa cyangwa se aya magambo tuyahinduye hari ikibazo ntaba yafashe umwanya akandika ibintu bye yego ariko akambwira ati yewe okay tubikore uriya mwana w'umuhungu ari hamwe kuri amusasa ari hambo uriya musore ari hambo pepe kurya ibyo bintu abyumva ariko ugasanga wowe uraho ngo kuko ufite amafaranga yawe barambwiye ngo none se ngo boss ngo ntimwagana umusore baza namwe yasha amafaranga ye n'ubundi ntago ari yarantunze ntayagumane none ngiye mfite ukuntu ndi umufunga mutwe kandi birangira n'amahanga yego ntago sinanze akazi kawe ndagakora neza mpagerera isaha nta n'umunota narenzaho ariko ntago byakora ari ibintu nyine urumva nyine uko byagenda kose umuntu wese yari muri kariyeri cyangwa uri kuyitangira ikindi kintu kirenze na challenge ikindi kintu kirenze kigeze kunshimisha kize gusaba umuntu umwe Nangane se ngo ese wamfashije ukaza ko ntafite ikibazo nashaka ko ari ibintu nkenera ko nta kibazo cy'amafaranga afite ngo yango si ntiyarazi n'ibintu mubwira ibyo ari byagiye gukina ngo yango ngiye ngo sinyikorana n'abantu benshi ibi nibe nukuri ko Imana muvandi turaziranye ngiye nawe uzihangane ushakira ahandi urumva ngira ibintu biri personnel uzihangane ushakira ahandi kandi ngiye burana na bifinga ubwo nyine nimba naragusabye ikintu uramusabye service kandi none ushaye iminsi ni mibi we icyo gihe yajyaga yumva ari hita ari umustar none ubwo turayinga tumeze gutyo nyine uko byagenda kose muri aka kazi igihe cyose uri kumwe n'umuntu mu rugendo rumwe rw'akazi gateye kimwe ntuzakinisha uwo muntu uko biri kose urugendo ari mu muhanda ari kugendamo nturi kugendamo vitesse ariho niyo uriho nigeze mbwira umuntu ndamubwira ngo kuba wowe warahiwe ntibivuze ko abandi ari abanebwe cyangwa se badasenga mu gusenga ntibinavuze ko ushobora kuzaga umuhiriwe ku buryo azageraho akanabura cyane uyu munsi nshobora kuba mfite amafaranga ejo nkayabura ngakenera ko DJ Niem amfasha
yes kubera iki kubera ko turi abantu ahantu twege tubera injiji ni ukumva ko urenze umuntu kandi nawe uva amaraso nkaye oya n'ikindi kintu gihari buriya muri iyi kariyeri mu kazi ako ariko kose no mu buzima ubwo aribwo bwose ushobora kubaho buriya nemera ko buriya ubuzima umuntu agira atari ubwe ku giti cye buri buzima bwawe ntabwo ari ubwawe wenyine impamvu ahanini nanone ntizerera ku bantu biyahura kubyizera ngo ibyo bintu mu gihe ibibazo byandenze buriya nta muntu wiyahura ashonje uzankorera icyegeranyo icyo ari cyo cyose majorite mirongo ingahe ku ijana imibare minini nta muntu uzacakira umugani mu kinyarwanda uvuga ngo umurengo wica nk'inzara nta muntu wiyahura ashonje kubera ko icya mbere inzara iri kugutesitingisha uko urupfu rumera abenshi usanga abantu rero uzacunga abantu benshi usanga ngo aba twagisoreza hagutse inzara biri kugutesitingisha uko urupfu rumeze noneho ubura ibintu byose ukora ukaba bwadu ukavuga ati kuwagerageza urupfu nkumva noneho icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo muri urugendo uko biri kose uba ukeneye kuzagira abantu ufasha nko kumubyerega iyo areza abana bavuga ati nibamera neza bariza amashuri meza bakagira icyo bageraho nanjye bazagaruka inyuma bandebe so nuvuga ngo no muri akazi iyo umaze kugera ahantu runaka muri entertainment cyangwa akazi akariko kose supportinga wa muntu ubona ko koko ari muri rwa rugendo kandi afite intego runaka ashaka kugeraho uza akajambo karyana ngo nzaba nkubwira noneho uwo muntu yagufashije burya yagufashije akakugeza ahantu runaka munyibukije ikintu nzaba nkubwira munyibukije ikintu ibi bintu ni ubwa mbere ngiye kubivuga kubanje kubaseri nta kintu kibabaza hari umuntu ari muri kariyeri ya sinema naramubwiye nti rero ndimo ndubaka ibintu byanjye so you come support me dukorane interview ufite visibility bigende gutya arambwira urumva ngo navugishe management yanjye banga ko nkora interview bla 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 ambwira ama excuse menshi nk'ejo bitambona yakoze interview ahantu ndamwihorera arangije yaragomba guhostinga ahantu abampaye post ngo bro ngo support me how ngo what the hell excuse you nagushatse mu byanjye sinakubona warangiza wo urashaka konza mu byawe gute bro ibyo bintu byarandiye oya hari umuntu yigeze kubwira ndumva nshaka ko hari akantu mfasha kanaka ati hoya sha ndakora buri munsi reba sinabona umwanya nari ndambwira hey okay njye mfite ukuntu ntajyana ninginga arangije ubu turi kumwe turanakorana uyu njye ntakubeshye arangije arambwira ngo waje ukansapotinga se hano na hostinze uzi ikintu nakoze nagiye mbwiye nti uyu munsi ushobora kuba uri hejuru yanjye ejo nkaba ndi hejuru yawe kurushaho ukanankenera nta muntu ukampara ubaho nta muntu nzigera niruka inyuma ngo dukorane ikiganiro nushaka ko dukorana tuzakorana utabishaka it's okay urumva ikintu cyari cyo cyose kuvuga ngo ngiye ngo management yanjye yambujije ariko nawe ugira umutima nama ugira n'abantu bawe ushobora kuvuga ati uyu muntu tuzamukenera gutya na gutya erega no kwiyumvisha ko abantu ari ngombwa ngo uzamukenera cyangwa ngo uyu muntu ngo hari ibintu byinshi abantu benshi bakunda kubyikora ugasanga aravuga ati njyewe ndi umusitari ntabwo naha interview abantu banaba ntabwo na perfumingana n'umudj n'uyu ntabwo na perfumingana n'umuhanzi byari n'amapost ngiye kuko nkora afishe hari na afishe nyinshi njya kumva nkumva umuntu arambwiye ati muri event haza aba bahanzi babiri rero urabakorera afishe zitandukanye batari kumwe nise kubera iki ntabwo ari inshuti ntabwo bakundana ngo umwe yabisa can you imagine jewe ibyo bintu birahari cyane kuko afishe nyinshi ndazikora mfite account yazo kiraho ama posters yitwa Breeze Eyes ngewe ayo makuru mba nyafite cyane ku buryo nk'umuntu ufite venue cyangwa umuntu uri organizinga event ahita ambwira ati uyu muhanzi runaka umukore post ati yanze kujya kuri post imwe na runaka ngo nyine ukora iya rusange ngo ariko uyu nguyu umukoreriye ni umukoreriye none hari indi event umuhanzi none yavuze ati uwo muhanzi niwe mwamusize muri event ntabwo nza ndabasubiza amafaranga yawe ariko man kandi abikora twatangiye kwamamaza ariko man tureke ibyo bintu nkuko ndimo navuga ngo runaka ntazibeshye twica urubanza nubwo ndimo navuga nti runaka
uri bushe uzagesha ubwino ntiburera akorahi n'abandi baba bafite izo bifu zabo ubwo rero nimba umuntu yaravuze ati nkanjye aha usharuna uriyizi uzagesha ubwino ntiburera sinzi ko buzanigera bwera nabo haba hari impamvu oya ariko iyo byageze mu kazi k'undi muntu ntabwo mwajya kuvangira umuntu akazi ke niba muri make ngewe mfite audience runaka ikabikunda umuhanzi runaka ni umuraperi nkaba nshaka kumukombayininga n'umuhanzi uririmba afrobeat wenda nkurikije inyungu ndi buze kugira sibyo ikibazo gihari cyo kuba urantegeka gukura uwo muhanzi mu gitaramo cyanjye ni iki waje ugaperforminga ibyawe ugataha ukabiririmba ukava aho ngaho ukagenda ugaperformingira audience n'undi agaperformingira audience agataha ibyo gutangira guhamagara ngo uwo muntu mumukure kuri afishe ndiho reka dusoze ikiganiro ntekereza ko abo nzanya bagumana cyane ko uri muri sinema ari muri DJing tuza tuganire hano n'ubundi hano ni mu rugo ntabonye ko ari n'ibirungo byiza se nta buriri buhari ntabwo nabonye nta n'ameza y'ibiryo bashaka kuryama se hano muri studio bararyama ariko se niyo mukoko ni kandi mwese ufite ibitotsi waje ufite ibitotsi cyangwa urashaka kugira ngo tugire uko twigenza kurya urashaka kurya cyane umungu asereka kubaza ndi umusore uzi ko ujinze ni ukuri kw'Imana ayi wewe ako kantu ntako nsobanukiwe kera urajinze uri umusore kandi bivuze iki kujinga ni ukugumira oye ariko kubera iki umva akantu nari nibagiwe muri noza muri uyu muziki akantu kankoreye bya dani ni agafoto nifotozanyije na The Ben kera event The Ben akiza mu Rwanda cyagiye avuye muri Amerika event yakoranye akora tour na Airtel noneho barampamagara ngo njye kwemusinga muri hotel yitwa Sunrise noneho ndagenda byari bintunguye n'ubundi nta nubwo nari nzi byo kwemusinga ni kwa kundi umuntu akubona ni kwa kundi umuntu akubona akabona ufite ushobora noneho icyo gihe The Ben yarimo ko ari buhure n'abafana gusa bakifotoza yangiza akabasuhuza niho nabonye no muri cya kiganiro Tycoon mwakoranye yavuze ati The Ben buragira abakunzi nibyo agira abakunzi kuruta uko agira abafana yego nuvuga ngo agira time yo kuba ashobora kwicarana kuganiriza abafana be akicarana bagaciringa bakamukunda bitari byo kumufana yego none icyo gihe twafatanyaga foto kuko yagombaga kwifotozanya n'abantu baje aho ngaho ako gafoto y'abana akazi ka mbere nakoze muri interview y'akazi byari ibintu bya entertainment cyangwa gukoramo muri field yabyo barambye ati ibyo bintu bikoze ntabya numva naratwitse burya ati burya dore The Ben nguyu turi kumwe turabona nk'iyi foto naberetse ifoto muri phone ati dore iyi foto nayo mfite na micro The Ben twarakoranye uribaza niba naremusinza ahantu The Ben ari niki ni gute umunsi natangiye urugendo rwo gukora ubikesha ifoto ya Ben ahubwo The Ben niduhura azaze mugure imisingi azashaka kanya ari mu Rwanda ubutumwa bubone uzaze nkugurira agacupa n'imano ifoto yawe na The Ben yaguhesheje akazi ifoto yanjye na The Ben yamesheje akazi ka mbere mu buzima bwanjye ngitangira kuvamo nyine nkiva mu rugo mvuga ni ngiye kwibeshaho ngiye gushaka akazi kandi n'agafoto The Ben anahagaze nk'umuntu washaka kwifotozanya nanjye hari ukuntu umusitari mwifotozanya bro ukabona iyo foto wamwifotorejeho ntabwo mwifotozanya hari ukuntu umusitari muba muri kumwe urumva hari abasitari ariko nabo bagiye bihangana batanga ifoto hari ukuntu umusitari mwifotozanya urumva mukifotozanya ukabona ku buryo umuntu ureba ifoto akabona ko wamwifotorejeho ntabwo mwifotozanyije wamwifotorejeho yego nawe irashobora kabisa iri oji abantu usanga barifotoze yarifotoreje ku bandi ubu ndaje nifotoreze kuri Andire nanjye batoranye ahubwo rigira kwifotoreza ndakwifotoreza so nta bibazo by'amatsiko ufite byo kumbaza kunyura wihuta ibibazo by'amatsiko urumva nayibura urayafite ndiko kubona ko nakubona gushya pi nkubaza ikibazo cy'amatsiko uheruka sex ryari naragwingiye ubu tuvugana ndi mu mutuku bakondore mu mutuku harya ni ikibazo cy'imirire mibi uvuga ngo ibyo bipimo babivuga iyo bavuga mu bintu bijyanye n'imirire mibi uri muri ruje ubundi uri ahantu habi waburanye icy'abasore b'i Kigali abasore b'i Kigali ngo basigaye barize kwimana
se hari umuntu wakwima ntawe ndasaba ntabwo usabiriza ntabwo sinsabiriza wimfata uko ntari oya aya hari igihe nyine kuba royo aba ari ngombwa ubundi royo rero ufite sheri ufite sheri wowe ngewe ngira sheri ndamufite direct mama we ugize uti mama wanjye kose koko kuki utakwizera ko nagira sheri mwana uzi turakora ikiganiro cy'amasaha abiri kuki utakwizera ko nagira sheri koko ikibazo cya Tasha ntabwo yemera ko cyane irihangana kabisa reka tubasezere tuzagaruke kabisa ntabwo twakora ikiganiro cy'amasaha abiri mfite byinshi byo kubaza ariko nyine bizagenda mu maseri mbaza bine icyo cyari mbaza sibyo ikindi kibazo nakubaza muri sinema niki kintu cyakugoye kurenza ibindi nyine ukimara kuyigiramo cyangoye kumvisha abantu ko nshoboye cyakora icya kabiri uramutse uhuye n'Imana niki ikintu cy'amatsiko wayibaza cy'amatsiko nayibaza aba bantu wabare mute icya gatatu wakwishimira kubona filime yawe y'ubuzima bwawe uri kumwe n'ababyeyi bawe yego hatavuyemo n'akantu na kamwe ntabe na kamwe rwose basa n'ubundi ko babizi barasenga baba babyeretse igihe bazo rero ngewe rero niba mu filime yawe nta kibazo kabisa wowe wabyemera wakwemera kureba filime yawe y'ubuzima bwawe uri kumwe n'ababyeyi bawe cyane none harimo n'utuntu bazajya babona bakavuga ati ubundi nitwe twabyaye cyangwa se nka kwa kundi vyo babona nk'utuntu aba yaratsimbye uriya n'uwanjye kabisa no DNA test oya ntabwo ari utwo tujyanye no kuvuga ngo DNA test ni imibereho yanjye wenda n'abantu mu buzima busanzwe hari nk'utuntu mba nzi wenda hari utwo babona bakabona umusaza yaratwikaga ariko mvuze ngo icyo kintu icya kane uramutse ushakanye n'umuntu ugasanga nta gitsina afite mwakomeza kubana hari ubundi buryo bundi ariko twakoramo ibyo bintu butaye ufite mu magabo makeya washaka umugabo udafite igitsina yego hari ubundi buryo bundi twakoresha bwinshi cyane ubuhe ntabwo ari ngombwa umukozi wa miyabuniya come on why kuki mubeshya ariko ntabwo ndi kubeshya hari ubundi buryo ibintu byo gufera oya ntabwo ari ugufera hari ubundi buryo bundi twakoresha icyo kintu atagifite kuko ashobora no kuba agafite ari akarundo ako kantu k'akarumba niko kabi kako ni kabi cyane reka mbishimire kuba wabibeshya akora mu biganiro byose nakoze muri bitangaza wakoze ku nzu sibyo zanagaruka Daniel kugira ngo umuntu aguha akazi aragusanga he ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo wenda n'umuntu uri urebe ikiganiro avuga ati uyu muntu nshaka kumusapotinga kuri Instagram ubwo ni DJNiem niho honyine hanini kubera ko ukinyandikira ndasubiza kuko urumva office yanjye cyane ni telefone na social media platforms zanjye ubwo kuri Instagram DJNiem n'ikindi nkoresha na Facebook kandi nayo nyibaho cyane urwango social media zombi mba mpari cyane ku buryo twadiringa tukagenda tugakora amafaranga ukinjiza nanjye nkinjiza yego okay kugira ngo umuntu abe yagushyira muri projet ya filme cyangwa se n'ibindi bintu akeneye ashaka gukina ko mwamamariza ashaka gukina ko actinga muri filme ye ashaka nyine hari ibintu byinshi yagukeneraho we yakubona ati kuri Instagram nitwa Nyamwiza kuri Facebook nitwa Atete Tasha Mwiza
kuri TikTok nitwa Tete Tasha Mwiza ariko kugira ngo biborohere byose ndaza kubigira Nyamwiza ariko especially wanyandikira kuri Instagram Nyamwiza. Yego. So reka mbashimire rero namwe mwari by'ikiganiro, reka nshimire abatumirwa banje baje n'ubundi twakoze ikiganiro kiri free kiri open hari nicyo twagiranye mbere hari nicyo twagiranye kiriya cyo noneho ariko tuzakigirana hari ukundi kuntu byagenze yasaba graduation icyo kiganiro nuko uzicara mugatera agatebe tukagikora live bakicara bakiga kabisa kandi tuzagikora mwakoze kureba nk'udashaka kuzagikora mwakoze mbashimiye cyane abakunda Leia Entertainment by'umwihariko ariko nanone nkubwira ko niba ukeneye kwiga ibintu bijyanye na sinema mutugane mu Gicumbi Cinema Center turabafasha kugira ngo mwe mwakora career yanyu neza ndetse n'abashaka gukora ibiganiro iyi studio ni yanyu muze mukora ibiganiro ubundi Nyagasana bishimire aho muri hatandukanye blessings.